Isi ifite imbaraga rukuruzi. Ese bigenda bite ngo indege itwaye amatoni menshi ibashe kugendera mu kirere ntibashe gukururwa n'izo mbaraga z'isi ngo yisenure ku butaka? Ikintu cyose watera hejuru nubwo cyaba gifite uburemere butoya cyane kiramanuka kikagwa hasi. Moteri z'indege zifite ubushobozi bwo gukora umwuka mwinshi, mbese ugahindura ibiro by'indege ku buryo itabasha gukururwa na rukuruzi y'isi. Moteri z'indege zimanura umwuka ziwujyana hasi. Umwuka iyo ubaye mwinshi utuma ikintu kiri hejuru y'uwo mwuka kitabasha gukururwa na rukuruzi y'isi. Umwuka uba mu kirere niwo ugira uruhare mu gutuma ibifite amababa bigendera mu kirere. Amababa yabyo azifasha kugenzura umwuka, bigatuma imbaraga rukuruzi z'isi mbese zitabasha gufata icyo kintu kirimo kuguruka. Amababa y'ikintu asunika umwuka n'imbaraga asa n'umanura ugana hasi. Uko kiri kubikorana imbaraga n'ingano y'umwuka kimanuye, icyo kintu bigifasha kuzamuka kigana hejuru cyangwa se kuguma aho kiri bitewe n'uko gikubise amababa. Mu buryo kigenzuramo umwuka iyo ubaye mwinshi bituma icyo kintu kiri hejuru y'uwo mwuka kidakururwa na rukuruzi y'isi. Rero uyu mwuka niwo wifashishwa mu gutuma ariya mababa abasha gutuma ikintu kiri mu kirere kibasha kugenzura aho kiri, bitewe n'umwuka uba ushaka kukizamura, bigatuma rukuruzi itabasha kugikurura. Ikintu cyonyine kidakururwa na rukuruzi y'isi ni umwuka. Umwuka wonyine niwo ufite ubushobozi bwo kuba wava hasi ukazamuka ugana hejuru. Umwuka niwo ubyara umuyaga. Ibi biba iyo hari ikintu gicokoje umwuka.